Niba ushaka kumenya icyo Imana izakora mu buzima bwawe, kandi niba ushaka gusobanukirwa icyo Imana yaguteguriye nk'umugisha, icyo uzakora nuko uzayumvira mu bintu bigaragara nk'ibidasobanutse cyangwa bidafite akamaro. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami, kinyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Imana ishaka ko tuyumvira mu byo ivuze, igihe bivuze n'uburyo ibivuzemo. Ntacyo kwireguza kubijyanye no kumvira, nta masengesho, nta kazi, nta no kwihana bishobora gusimbura na rimwe gukora icyo Imana idutegetse. Waba warigeze kumvira Imana ko ari nk'umutwaro cyangwa ikintu giteye ubwoba? Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwereka impande zitandukanye zo kumvira, kandi aratwibutsa ko hari ingororano zitangaje zabikiwe abo bose bahitamo kuvuga yego babibwira Imana. Mwige byinshi ku bijyanye n'uburyo bwo kugera ku gushishikazwa no kumvira Imana nk'uko Dr. Charles Stanley abitubwira. Wowe urimo wumva ubu butumwa uyu munsi, ngiye kukubwira ikintu kimwe cyo hejuru cyane kijyanye n'intego. Nukigeraho ndakubwiza ukuri ko hari ikintu kiri bube mu buzima bwawe. Hari kiri bube mu buzima bwawe ku buryo wumva udashaka gusubira mu mibereho yawe ya kera n'uburyo wabagaho mu buzima bwawe. Kubw'ibyo, izi ni ingingo z'ingenzi zishobora guhindura ubuzima bwawe igihe ubaye umunyabwenge bihagije mu kuzumva neza no mu kuzishyira mu bikorwa. Ingingo ya mbere nshaka ko wandika aha ngaha ni ikintu cy'isomo rifite akamaro mu kuryiga, kandi ni iki: nuko kumvira Imana mu bintu bito ari intambwe y'ingenzi mu ngororano z'Imana zishimishije. Imana ntitubwira na rimwe gukora ikintu kitagira akamaro. Gishobora kuba kidafite icyo kivuze mu bitekerezo byanjye bwite, ariko Imana ntizivuga ikintu mu buryo budasobanutse, nta nubwo ivuga ubutumwa budasobanutse, ndetse nta nubwo itanga amategeko adasobanutse mu by'ukuri, kuko icyo Imana itubwira gukora cyose iba ifite intego yacyo. Icyemezo cyose dufata igihe cyose gifite icyo gisobanura mu maso y'Imana. Kubw'ibyo, ikintu gikomeye mu bintu by'ingenzi dukwiriye kwibuka ni ukumvira Imana mu bintu bito by'ukuri, akaba ari intambwe y'ingenzi niba by'ukuri dushaka kuzahabwa ingororano nziza yaduteguriye. Ingingo ya kabiri nshaka ko uzirikana ni iyi: nuko ukumvira kwacu kugira akamaro buri gihe no ku bandi bantu. Igihe wumviye Imana, Imana igakora ikintu mu buzima bwawe, iguha umugisha, kandi ibyo bituma Imana imenyekana nk'uko iri mu by'ukuri, uko ikora n'ukuntu idukunda. Imana rero ikorera mu buzima bwacu, idushakira ibyiza, kandi igihe tuyumviye tuzahabwa imigisha itagabanije. Umuntu ashobora kuvuga ati: ni gute abantu b'isi bashobora kutubona hanyuma bakavuga bati niba Imana ibakunda ni gute mushobora kwita umubabaro umugisha? Tuyinyuzemo tukabona insinzi kandi tunezerewe mu mitima yacu, dutangira kubabwira ibyo twize n'ukuntu Imana yaduhaye umugisha, ikadukomeza kandi ikadufasha kuyivamo. Ndi hano rero kukubwira uko uba uboherereje ubutumwa bugira icyo bukora no ku mitima yabo, bigahindura imyitwarire yabo. Ni ibintu bigaragara kandi by'ingenzi ko wowe nanjye twumvira Imana, kubera ko tuzaba icyitegererezo cy'imirimo myiza mu buzima bw'undi muntu. Ingingo ya gatatu nshaka ko utekerezaho ni iyi: kumvira Imana bene data kudusaba gukora ibintu bigaragara nk'ibidasobanutse. Igihe umuntu avuze ati Imana yambwiye kuva ku kazi kanjye ngo njye ahandi hantu, ntushobora gutinyuka gukora ibyo. Ndabizi neza ibyo ni byo Imana yambwiye gukora, sinzi icyo nakora. Icyo ni cyo Imana yakubwiye nawe gukora, kandi ni byiza ko ukora icyo yakubwiye gukora. Haleluya! Ibuka gusa ibi ngibi: igihe cyose Imana ibwiye wowe nanjye kuyumvira, ibizi igisubizo cya nyuma buri gihe cyose. Ibizi neza ikigiye kuba. Ni Imana izi byose, ivugana natwe, itubwira gukora ibintu
ibintu bigaragara nk'ibidasobanutse, kandi ni Imana ishobora byose, izi bumwe mu buryo bwiza bwo kudukuza mu buryo bw'umwuka, ni n'uburyo bwiza bwo gukomeza ukwemera kwacu mu kuduha ibigeragezo bito hanyuma n'ibikomeye cyane, kandi Imana ikareba uko dusubiza muri ibyo bigeragezo. Igihe ibyo ubigize imibereho yawe, ukumvira Imana mu bintu bito Imana ikubwiye gukora, igihe haje ibyemezo bikomeye, ibyo ntibizaba ikibazo kuko wamaze kumenyera kumvira Imana mu bintu bito. Uzasimbuka ugere ku bintu bikomeye kuko wamaze no kwiga gushishikarira kumvira Imana, ugendera mu nzira yayo kandi ukora ibyo ishaka ko ukora. Kubw'ibyo ibigaragara nk'ibidasobanutse ku Mana ntabwo ari ibidasobanutse koko. Igihe twumviye Imana tubabaza abantu. Igihe Imana itangiye gukorera mu buzima bwacu, izadusaba kuyumvira mu bintu bitugaragarira nk'ibidasobanutse. Ingingo ya 4 niyi: kumvira Imana ntibizigera bituma dukorwa n'isoni. Tekereza kuri ibyo ngibyo umwanya mutoya. Kumvira Imana ntago bizigera bituma dukorwa n'isoni. Igihe utekereje ku byabaye mu buzima bwa Petero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa 5, ngo Petero yaravuze ngo databuja, twakesheje ijoro ryose dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Icyo Petero yari kuvuga ni iki: Yesu ushobora gutira ubwato ukigisha abantu uri mu bwato. Kandi Yesu yabwiye Petero ati reka tujye kuroba. Ndizera ko Petero yarazi neza mu mutima we ko asubiye kujya kuroba ubwa kabiri kandi ntacyo afata. Ariko uzi ibintu bitangaje Petero yabonye? Wowe nanjye ntidushobora gukoza Imana isoni, kubera ko gukoza umuntu isoni bisaba kuba hari ibyo wari utegereje. Imana ntishobora kudukoza isoni kuko bitari muri kamere yayo ko idukoza isoni. Icyo kintu kirakomeye. Rimwe na rimwe ibintu bishobora kutagenda neza uko twari tubitegereje muri uwo mwanya, ariko hano hari icyo nasobanukiwe kuko nabaye umukristo imyaka irenze 50. Sinashoboraga kubona cyangwa kumenya umugisha nk'uko bikwiriye, ariko nshobora gusubiza amaso inyuma nkibuka ibyabaye mu buzima bwanjye byinshi cyane, hanyuma nkavuga nti Mana, ubwo bwabaye ubwenge buturutse kuri wowe rwose. Warakoze Mana kumpa ko kumvira, warakoze kugeza ku gushaka kwawe, kandi warakoze kuko utandetse ngo nkore uko nshaka. Ngiye kukubwira ikintu kimwe: iyo inkozi z'ibibi zibonye iby'Imana ikora mu buzima bwawe nk'uwizera, zikorwa n'isoni, zikwirwa ibishwaro. Imana ntidusezeranya kuduha ingororano uwo mwanya. Ibyo ntibyashoboraga kuba ikigeragezo mu kwizera kwanjye, igihe nzi ko niba nkoze iby'umunsi ndeba ibyo nzabona ejo hazaza. Imana iradutegura kugira ngo izaduhe ingororano nini n'umugisha mwinshi. Icyo ari cyo cyose kirenze kuri ibyo mu buzima bwacu yiteguye kubidufashamo. None se izakora iki? Ibyo bintu bito ni amabuye yo gutambukiraho kugira ngo twitegure neza, kandi ku bw'ibyo igice cy'ingororano nibyo twiga mu kumvira. Igihe ibyo bintu mu buzima bwacu bigaragara nk'ibidasobanutse, n'icyo Imana ikora muri icyo gihe? Imana iradutegereza. Ntabwo gusa ari uko Imana iba irimo kudukuza, ahubwo iba inarimo gutuma ukwizera kwacu gukura. Umuntu umwe wenyine ashobora gushimisha Imana, kandi umuntu umwe wenyine ushobora gushimisha ni Imana ishobora byose. Igihe uyumviye rero, izagukorera ibintu umuntu umwe n'undi muntu wese bari kumwe badashobora kugukorera. Igihe wumviye Imana, uzaca mu bibazo birumvikana neza, ubicemo neza kuruta igihe undi muntu wese mu isi yakwemeza gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo abantu bazaguha umugisha nk'uko Imana ishobora byose ishobora kuguha umugisha. Ni iby'ingenzi ko twumvira Imana mu bintu bito, kandi ntituzakorwa n'isoni. Ntushobora gukoza isoni Imana mu kuyumvira, kandi ntizigera nawe igukoza isoni. Reka turebe ingingo ya 5. Kumvira Imana bituma yerekana imbaraga zayo mu buzima bwacu. Haleluya. Umva uko byagenze mu butumwa bwiza bwa Luka bice 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Simoni ngaramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro ryose dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye.
babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse n'inshundura zabo zenda gucika. Aha urumva iki? Byagezeho bahamagara n'inshuti zabo kuza kubafasha kubera ko bari bafite amato abiri yuzuye amafi. None habaye iki? Ku murongo wa 7 ibyanditswe byera biravuga ngo barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yabo yombi bituma yenda kurengerwa. Batumye Imana yerekana imbaraga zayo. Haleluya. Ubu ntekereza ku bantu babaho muri ubu buryo, bakora ibintu bimwe buri munsi, ntibashaka ko hagira ibihinduka mu buzima bwabo, ntibashaka kugira ingaruka cyangwa ingorane mu buzima bwabo kugira ngo bagire amahoro. Umutekano wabo ushingiye gukora ikintu kimwe iminsi 7 mu cyumweru, kandi uko niko babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko uzi ko igihe uzatangira kumvira Imana ubuzima bwawe buzagira amatsiko. Haleluya. Nibyo, igihe utangiye kumvira Imana ubuzima bwawe buzagira amatsiko. Igihe utangiye kumvira Imana mu bintu bito uzasanga utirinda kugira ingorane wowe ubwawe. Mbega ni ukugira ingorane igihe wumviye Imana ishobora byose, izi byose kandi iba hose. Mu by'ukuri si byo byashoboraga kugaragara kandi bigasa nk'ingorane, kandi washoboraga gutekereza uti Mana, nzi ko iba ari byo wavuze kandi Mana ngiye kuba indahemuka. Ibyo binteye ubwoba. Ibyo ni byiza, Imana irabisobanukirwa. Ni by'ukuri kose kumva ubwoba mu bihe hari ibibazo bikomeye, kandi ntushobora kureka gutekereza ukuntu ubyifatamo. Kubw'ibyo ibintu biboneka nk'ibintu bito, ariko urabizi, ibuka uwo muri gukorana uwo ari we. Urimo gukorana n'ishobora byose, izi byose kandi iba hose. Inshuti yanjye, ntushobora kurwanya ibyo muri iyi si. Igihe wumviye ishobora byose, izi byose kandi iba hose, uba uri kumwe n'Imana y'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, kandi ufite ubwenge butagira iherezo bukuyobora ku buryo ntacyo ushobora kubura, nta n'icyo ushobora kuba, nta buryo bwo kugira icyo ubura. Ariko urabona, igihe ndetse kwizera ko nta kibazo nagira, icyo mba nkoze nuko mba mbujije Imana kwerekana imbaraga zayo zitangaje mu buzima bwanjye. Ubu ngiye kuguha urugero rworoheje rutuma ubasha kubyumva. Igihe umuntu avuze ngo simfite umwanya wo gusoma Bibiliya no gusenga buri gitondo, icyo abavuze nuko abavuze ngo Mana, ntabwo uri mwiza cyane mu kuyobora gahunda yanjye umunsi wose, ku buryo igihe namaranye nawe kiba cyongereye igihe cyanjye. Igihe gikomeye gikwiriye kwiyongera muri iyi si ni igihe umara upfukamye imbere y'Imana ishobora byose mu ijambo ryayo. Kumara igihe wumva ijwi ryayo biguha imbaraga z'umunsi wose, kandi biyobora gahunda yawe y'umunsi. Irakurinda, yegezayo ibyaguhungabanya, ikaguha ibikenewe, kandi igatuma iminsi yawe ikubera ingirakamaro, kuko ari Imana ishobora byose, izi byose kandi iba hose mu buzima bwawe, kandi kwifuriza ibyiza. Ntushobora kureka kumvira Imana, kuko kutayumvira ari ukutamenya. Igihe twiyobora twebwe ubwacu mu buzima bwacu tukigizayo Imana, tuvuga tuti Imana urabizi, twashakaga gukora biriya ariko ntidufite umwanya, tuba dusuzuguye Imana, kandi tuba dutakaje umwanya mwiza wo guhabwa umugisha uvuye ku Mana. Intumwa Petero yoyo yashoboraga kuba yaravuze ati Mana, nashoboraga gushaka kujya kuroba, ariko mfite ibindi bintu mpugiyemo ndimo nkora uyu munsi, kandi kubw'ibyo sinshobora kujya kuroba. None bigenda gute igihe tuvuze nk'uko? Tuba tubeshye Imana, dutuma iterekana imbaraga zayo mu buzima bwacu. Reka turebe ingingo ya 6. Kumvira buri gihe gukomoka ku gusobanukirwa neza abo turi bo, mu gusobanukirwa neza Imana iyo ari yo. Igihe rero wowe nanjye dutangiye kumvira Imana mu bintu bito, ibi nibyo biba, dutangira kubona ukuntu Imana ishimishwa n'ibintu bito mu buzima bwacu, kandi dutangira kubona ibyerekana urukundo rwayo rutangaje kuri twe. Nshobora kukubwira ibyo mu buzima bwanjye bwite. Nta munsi washira ntashimishije Imana kubw'ibi cyangwa se kubwa biriya no kubw'ibindi, kuko nizera ko Imana yanyigishije kureba ibikorwa by'intoki ze, ibiganza bye n'ibirenge bye mu buzima bwanjye. Inyereka icyerekezo cy'ubuzima bwanjye, impa umugisha, insubiza muri ibi, kandi ikora ibi na biriya, ibintu ntigeze na rimwe nyisaba. Twebwe nk'abizera rero twari dukwiriye kubaho mu buzima bwacu
tugirana imigendanire myiza nawe, mu kuyishima no kuyiramya tuvuga tuti urakoze Mana. Atari ukuvuga gusa ngo mpa ibi na biriya, none Mana ibi bimeze gute, biriya nabyo se bimeze gute. Igihe kumvira kubaye imibereho yawe, uzasanga wowe ubwawe ugumushima Imana kenshi. Haleluya. Tekereza kuri ibi. Igihe cyose haje ibigeragezo tukabicamo, dukwiriye kuvuga tuti urakoze Yesu. None bigenda gute igihe tubyutse mu gitondo bukeye neza kandi twumva tumeze neza? Mbega tujya twibuka gushima Imana mbere yuko tubyuka mu gitondo, tuvuga tuti urakoze Mana kuko watumye tubyuka amahoro mu gitondo, kandi turagushimiye kuko ugiye kuturinda no kutuyobora uyu munsi wose. Urakoze kuko waduhaye kugira ubushake bwo kukumvira, kugendera mu bushake bwawe no gukora ibintu bigushimisha kandi biguhesha icyubahiro. Imana ifite ubushake bwo kuduha umugisha, kandi urabizi uko turushaho kwerekana ko tuyishimira ibyo dukora byose, nuko irushaho kutwereka uburyo dufata ibyemezo by'ubwenge mu buzima bwacu nk'igisubizo cyo kumvira Imana. Tuzatangira gusobanukirwa ibyacu twebwe ubwacu, tuzasobanukirwa aho dufite intege nke, tuzasobanukirwa ibintu bidutera gushidikanya, tuzanasobanukirwa aho dukura imbaraga, kandi tuzasobanukirwa kenshi igihe cy'ubuzima bwacu Imana ishaka gukoraho. Imana ishaka gukora mu bice dufitemo intege nkeya, mu buryo wowe nanjye tutagenda tujegajega mu buzima bwacu bwa gikristo. Urabizi turi abantu beza rwose, ariko ntidukora neza nk'uko bikwiriye. Imana ishaka ko buri gice kigize ubuzima kiba igishimisha Imana, ari mu bijyanye no gutanga kwacu, kwizera kwacu, mu mibereho yacu n'ibindi ibyo ari byo byose. Imana ishaka ko tugenda dutunganya mu buzima bwacu. Reka nkubwire ingingo ya nyuma, ariyo ngingo ya 7, nk'uko ntekereza ukuntu Petero yasubije Yesu ibyo yaramubajije. Tubona ko kumvira Imana mu bintu bito bishobora gutuma habaho guhinduka gukomeye mu buzima bwacu. Petero yari umurobyi, kandi ikindi kintu uzi nuko yatsuye ubwato akabusubiza imuhengeri kugira ngo Yesu akoresha ubwato bwe mu kwigisha abantu aburimo. Reka turebe uko byagenze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, muri cya gice cya 5 umurongo wa 4, ngo arangije kuvuga abwira Simoni ati igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. Ikintu gikurikira nuko Petero arimo kuroba yabonye igitangaza gikomeye atazigera yibagirwa, kandi atari yiteze ko cyaba mu buzima bwe, kuko atashoboraga kubona aho akwiza ifi. Ubwato bwe bwendaga kurengerwa kubera ko ifi zari nyinshi. Wigeze wumva uhawe umugisha n'Imana ku buryo utekereza ko utashobora kubyumva? Ngewe byambayeho. Ushobora kwibaza ko Petero yatekereje ubwato bwe bwashakaga kurengerwa. Ubusanzwe ubwato buzungazunga bwabaga bwerekana ikintu kibi. Iki cyabaye ikimenyetso gikomeye. Ndavuga ko amafi yari yuzuye ubwato ku buryo zigenda zigwa mu mazi kuko zari nyinshi. Dore ikintu cyahindutse mu buzima bwa Petero. Umva ibi: nashakaga kugira ubushake n'ubushobozi bwo gukingura umutima wa buri rubyiruko, kandi nkawushyiramo uko kuri, nkakubatsindagiramo. Niba warize isomo ryo kumvira Imana mu myaka y'ubuto bwawe mu buzima, Imana izakora ikintu gikomeye gihindura ubuzima bwawe. Umva uko byagenze. Petero yari umurobyi w'umwuga, yari kumesa inshundura ze, yoza ubwato bwe. Muri icyo gihe atari kuroba, yari gukora cyane kandi agerageza kureba uko yabaho mbere y'uko ijoro rigera. Ibi nibyo yumvise Yesu amubwira ati Petero, guhera ubu ntuzongera kuroba ifi, ngiye kukwigisha ukuntu baroba abantu kubw'icyubahiro n'ikuzo by'Imana. Petero yavuye mu kuroba ahinduka umwigishwa wa Yesu. Mu myaka 3 yakurikiyeho y'ubuzima bwe, Petero yabanaga na Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo yari Imana yaje mu isi. Petero yari umwe mu bagabo 3 bari inshuti za Yesu: Petero, Yakobo ndetse na Yohana. Yesu yari afite abigishwa 12, ariko 3 bari inshuti ze cyane za bugufi. Petero yari umwe muri bo. Petero kandi yari umuntu wo kwiringirwa mu zindi ntumwa zose.
Petero yagendanye na Yesu mu bihe bikomeye n'ibihe by'ibigeragezo. Petero kandi yari afite amahirwe adasanzwe yo kubana na Yakobo na Yohana na Yesu ku musozi wo guhindurwa, igihe abahanuzi babiri bakomeye b'Imana aribo Mose na Eliya bababonekeraga bari kumwe na Yesu. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 17 umurongo wa 4 haravuga ngo Petero yabwiye Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando eshatu, hano imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Niwe Petero wari kumwe n'Umwami Yesu Kristo mu murima w'Igetsemani mu bigeragezo bikomeye by'ubuzima bwe. Igihe Yesu yari mu bibazo bikomeye ku musaraba, ni bande bari hafi ye? Ni Petero, Yakobo na Yohana. Petero yari afite gushidikanya, yaramwihakanye kubera gushidikanya, yari afite ibintu byinshi bimuranga, ariko ni gute yashoboraga kwibagirwa umunsi yagenderaga hejuru y'amazi? Hari umunsi Yesu yamubwiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa 4 ati, igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. Nta na rimwe Petero yigeze yizera ko umunsi umwe yashobora kuba ari hanze y'inyanja, atari mu bwato, ava ku nkombe ajya ku yindi. Ibaze iyaba yaravuze ati, oya Mwami, tira undi muntu ubwato. Uko yagiye amenyera, yabaye umwe muri ba bantu basanze imva iri mu busa, kuko shebuja wigeze gukoresha ubwato bwe mu kwigisha abantu benshi yari yanesheje urupfu. Imana ishimwe. Niwe Petero kandi wari kumwe n'abandi bigishwa ba Yesu, wabonye Yesu ajya mu ijuru. Niwe Petero Imana yahisemo ku munsi wa Pentekote ngo yigishe inyigisho y'igitangaza, abantu 3,000 bagakizwa, hanyuma itorero rya Yesu Kristo rikabona gutangira. Ibaze iyo Petero aba yaravuze ati, koresha ubwato bwa bariya, ntushobora gukoresha ubwato bwanjye, ibyo biba byaramubayeho? Ibaze uko byari kugenda iyo aba yaravuze ati, nta mwanya mfite, ndimo gukora ibyo abarobyi bakora, ndamesa inshundura zanjye, none tugomba kuntegereza umunsi wose ngo ndangize kuzimesa zibone kuma. Ariko Petero yavuze ati, yego databuja. Imana yashoboraga kugusaba gukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe, ariko niyo izagushoboza gukora uwo murimo wayo. Muri Habakuki ibice 3 umurongo wa 17 kugeza kwa 19 haragutera intege. Umuhanuzi yaranditse ati, naho imutini tatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa, imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko niringira Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Imana ishimwe. Niba ushaka imigisha y'Imana mu buzima bwawe, Dr. Charles Stanley aragusaba kubaha no kumvira Imana uyu munsi mu by'igusaba gukora byose. Birashoboka ko ari ukubabarira umuntu, cyangwa kujya mu itorero ryemera ijambo ry'Imana, cyangwa kujya mu itsinda ry'abizera gufasha umuntu ukeneye gufashwa. Uko byaba bimeze kose, hitamo kumvira Imana, hanyuma nayo izaguha imigisha yose yaguteguriye mu kuyizera. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24
mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.